Ladies and gentlemen, welcome on stage, Patrick Rusine. Mugurangira mba muteinda. Ibyo ntabwo ndi bubigemo cyane ni ibintu vie privée. Institut Français, c'est la vie privée de pregnancy in French. Pregnancy. Oh. Grossesse. Eh non, on test de grossesse. Institut Français, j'ai grossesse. Mon femme, c'est la vie privée. I can't talk and say anything on it. Ikintu cya mbere umugore wanjye yatwariye. N'imyumbati yo kwa Austin. Y'umweru itogosheje. Actually nago Austin ibyo narabifite no kuri menu ye. Yabihimbye tu. Sasa bazijoro akambwira ati Patrick ya myumbati. We didn't have a car. You have ukajya kuri nuzaye cyangwa move ukabuking a ride bakakubwira uri he ukarangira umushoferi akamubwira ati ntuyahanga naha gahanda kamabuye zamuka gahanda ka kabiri nuhagera umbwire akakubwira ati ndaguhamagaye numva network ziranza yakongera guhamagara bwa gatatu nibiki akahagera yamara kuhagera hashize iminota nka 20 agahita akubwira ngo numva nabivuyemo. And you pay a trip. Mayoka benshi barakubwira bati it's okay, it's fine, I know you. So ikindi kintu yatwitiye nibuka ni tafari ryo kwa Randi Road. Apani ryo ku iwacu ryo kwa Randi Road. Like Randi Road hano yabaga naho nabaga hari igikuta kigabanyijemo. Icyo gikuta rero hari tafari rimwe ry'umukara. Niryo like iryo rimwe. Bro, nararicukuye gira horono ndayinguranya ngazandeba na Randi Road. Kandi batwitira ibintu udafite. Ntabwo yatwitira kumusetsa, ntabwo yatwitira amafaranga uyafite. Umugore wigeze twitira amafaranga. Wapi yatwitira ibintu udafite. Ibintu udafite. Ngo gore birundi ngo batwitira igitoro. Sorry, gutwarira. So tujya kwa muganga. Yo mugiye kwa muganga umugore bamupima ibintu byose like mutima iki indwara zose zibaho kugira ngo bakurikirane ubuzima bwe nubwo umwana barebe ko umwana azavuka ameze neza, like everything. Tunashimira ubuvuzi bw'u Rwanda kabisa n'ukuri bararenze guhera kuri poste de santé kugera ku bitaro by'akarere n'ibitaro by'igihugu n'ibiki byose bararenze cyane. Yeah. So tugezeyo muherekeje proud husband, you know, I was like bouncing. Ewana ninjira mu biro bya muganga nkubituruye mbabwira ni I have a wife and we are pregnant. Ari imvugo yitwa we are pregnant. Abagabo mutarashaka ntago bavuga ngo she's pregnant. It's we are pregnant. Dinjira muganga namubwira ni we are pregnant, ambwira ati where's your wife? She's here. Araza ibiki barasuzuma barapima everything baranje baravuga bati umugabo nawe agomba gupimwa. Nihagarara bati muganda apimwa iki? Ati wowe ni ibintu byoroshye ni nk'indwara ebyiri cyangwa eshatu. Ni hepatite ni sindi ndi yambwiye arambwira ati and HIV. What? HIV.
bro ntabwo ari ukuvuga ngo nka was cheating on nta cyangwa iki iyo bagiye gupima HIV buri gihe I don't know why wumva nyine wowe tu you are not comfortable niyo waba njyewe I tried it njyayo uyu munsi like before ntaramenyana nawe nkajyayo uyu munsi and then the next morning nkasubira ko nkumva bwoba buracyari bwose nkavuga ni you never know no mu nzozi byaba no mu nzozi zanjye muramubona barampima amaraso iki byose bafata n'ibizamini bye n'ibiki and then hari aboro ugomba gutegerereza kantu kagakora mu bitaro bara ambiance hari urusaku hari iki aho aboro hava hacecetse wowe witekerezaho tu kuzavuga ati ariko se ubu se nijoro nari nicaranye na Payasi none Payasi twarugiye yankandagiye mu masa nkunkomerekeje aba yarafite akantu kagasebe kahita kanjyaho sinahita yandura uburyo bwose bubaho urabutekereza ugakurura ukavuga ati nayanduye and then muganga araduhamagara turinjira when you are a couple you go together right and you know nago babanza kukubwira ibisubizo babanza kuganiriza nagibazo byose ari babibaza cyangwa bamukansaringa wenyine like muganga agerageza kuvanga ka mixinga kamubaza kimwe akabaza ikindi akamubwira you know so muganga arandeba arambwira ati wakora iki uramutse usanze waranduye I was like me yego wowe Rusine ibintu byose wabigize urwenya wowe njyaho ndafinda urumva nyine kwiyakira kugira gute ariko nanone nta buryo there's no way muganga urabizi ngewe mbyuka saa 11 nyamukazi ngorana na ba Ishusho na ba Pendo n'abantu bari very strict they can't allow me to cheat on my on my wife's side aramubaza ati wakwirinda ute uramutse umenye kuri muzima kugira ngo urusheho kubungabunga ubuzima bwawe my wife very smart woman protection not using sharp materials testing every once and back to me wigeze utekereza kwiyahura wait like me yego it's possible urumva umuntu amenye ko yanduye bijya bibaho gasanga ugize ibitekerezo kwiyahura abwani yewe najewe ndabwira ndavanga mvuga ibitabaho nibibaho back to my wife aramubwira ati wabyitwara mute uramutse umenye yuko uwo mwashakanye yanduye agakoko gatera virusi itera SIDA. Okay, let me give you a break. Laugh. It's okay, clap for me. Madama arasubiza ibiki byose ashyira ibintu byose ku murongo yewe niwe wansevingaga kabisa kira ko byarangiye muganga ngarukaho ati rero Rusine SIDA ni indwara nk'izindi ni indwara ushobora kuba wabana nayo kandi ukabaho neza icyo ukora gusa wowe ni ukunywa imiti ku gihe ukarya neza byubaka umubiri birinda indwara bitera imbaraga indyo yuzuye ndetse muri rusange ukamenya ko hari n'izindi ndwara zikomeye kuyirusha iyo bashije kwiyakira kandi ukirinda kuyanduza abandi sweating asubira kuri madamu aramubwira ati congratulations
uh, you were negative. We are not, it's not, we are negative. It's only her. You are negative. And I don't know why, when we go to the hospital to find a positive answer. And I don't know why, HIV and AIDS, a positivity, they say negative answer. Like, why vanga like that? And angarukaho, I thought, yuko agiye kumbwira igisubizo cyane arambwira ati kumbona utishimye. Your wife is negative. Rusine, isn't that positive? I say yes, it's a positive answer, yes. Arongera asubira ku mugore amubwira ati, and your husband is also negative. Nibo bwa mbere mu masegonda nk'abiri nemaze gufata ipapuro byose n'ibikira ntanubwo nitaye ku bindi bizamini badufashe n'ibikingo bya hepatite n'ibikipate bintu bafata bagamubwira tugende ngeze ku muryango arambwira ati umva arakantu bagiye kubabwira and I was like okay like HIV ntabwo ushobora kwipima rimwe ngo uyibona